Hello nshuti zanjye, ubu ni Eri piyaniste ugarutse. Noneho tuje kwigira kuri piyano peseri ibihumbi bitatu. Iyo ubwashize yari ibihumbi bibiri, ndetse twigiye no kuri 775. Iyo murabona ko ari ibihumbi bitatu. Nk'uko nabibabwiye rero, function noneho ziba zitandukanye. Tugiye kureba noneho uburyo wakora ingoma ukoresheje iyi piyano ya peseri ibihumbi bitatu mu gihe gito cyane, mu minota itarenga 5. Hari isomo rya mbere rizaba ritambutse, cyangwa iminota 5 irenzeho gatoya. Tugiye guhera rero muri function zayo, inzira zayo wanyuramo kugira ngo ukore iyo ngoma ni izihe. Nk'uko nabibasobanuriye, piyano zitandukanye ntabwo hose duca ahantu hamwe. Murabona ko iyi ngiyi iri kuri uruhande rw'iburyo bwawe, handitse digital recording. Naha urahakanda, wamara kuhakanda ugahita ubona song creator, style creator, multipad creator. Bivuze ngo ushatse no gucreate multipad, iyi nzira wanyuramo, kuko nta handi wanyura waza kuyisanga. Icyo gihe ko dushaka gukora ingoma, turakanda kuri style creator, aha biteganye, ubwo ni kuri alphabet ya B. Tubakande, urabona ko dushya tugera hahandi twageraga no ku zindi piyano, twanyuze muri za nzira twabaga twanyuzemo. Ahangaha rero ikintu cya mbere ubanza gukora ukigera ahangaha, biterwa n'ingoma yawe ugiye gukora. Tuvuge ko ingoma yawe ugiye gukora ari ingoma itari sebeni, itari country, itari rumba, itari za zindi zose zimenyerewe. Noneho tugiye kwiga uburyo twakora ingoma y'ikinimba. Ingoma y'ikinimba, nk'uko mubizi, ibikoreye kuri tempo ya 3, ntabwo ari 4, kuri bare ya 3. Turakanda, muri kuhareba hano, turakanda kuri alphabet ya B. Murahabonye ko ariho nkanze, hahise haza beat. 2 kuri 4, 3 kuri 4, 4 kuri 4, 5 kuri 4. Sinzi niba muri kubibona neza. Burya biraza kugaragara. 2 kuri 4, 3 kuri 4, 4 kuri 4, 5 kuri 4. Beat tugiye gukora ni ikinimba. Ikinimba rero nk'uko mubizi kiba gifite tempo ya 3. Ni ukuvuga ngo ugiye gushaka tempo ugiye gucurangiraho, kuri tap tempo ukandaho inshuro 3 gusa, ingoma igahita itangira gukina. Bivuze ngo rero iba iri kuri 4 kuri 4, ntabwo waba ugikanze 3 kuri tap tempo ngo ingoma ijyemo. Bivuze ngo wakanda 4 kuko iri kuri 4 kuri 4. Ariko tugiye gushyira 3 kuri 3. Kanda hano hejuru hazamuka, kuko birasaba gusubira inyuma tuzamuka. Burya twayigiyeho, twamaze kuyigeraho. Hanyuma dukande kuri record kuri alphabet ya F. Piyano zose niho alphabet ibiri, alphabet ya F. Turakanda kuri alphabet ya F, tuyikande, hanyuma turebe. Ariko mbere yuko dukanda ahandi hose mbabwiye, hano hari ahantu handitse new style. Turabanza tuyikande ni kuri alphabet ya C. Rero dukande, kuko gutya impamvu batubwiye ngo delete ni uko hari hakirimo ya beat ya mbere waba wacuranze se, cyangwa ugifungura piyano ya beat yajemo. Tubanza tuyisibe nk'ibisanzwe. Nitumara kuyisiba, tujye twajya hahandi rero hakeneye kumenya beat tugiye gukora ikanta yizinze kuri kangahe. Nababwiye ngo turakorera kuri 3 kuri 4. Hanyuma tujya twajya hahandi rero kuri record channel. Ngira ngo murahabonye. Ninyiha tempo nshaka ingoma yangiza kubigenda, ndakanda kuri tap tempo nk'ibisanzwe,
kandaho inshuro 3. Mwumva isi itangira. Ni 3 gusa ukandaho, kuko ikanta yizinze 3 kuri 4. Rero ngiye kwitwara uko nshaka. Ingoma yacu nuko tugiye kuyitwara. Ni iyi speed izaba ifite, ni iyi tempo izaba iriho. Ngenda koresha uko nshaka kugira ngo banze mu byumve, ndashyiramo ibyo nshaka, nawe uzakoresha ibyo ushaka ku bushobozi ufite. Kambanze nkore ipendo. Gutyo rigiyemo. Noneho kanshyireho icyo abacuranzi b'ingoma bita hi hat. Kugira ngo muri kubyumva ko narishyizemo. Noneho ngenda ndashaka kuyitwara iki nuko nshaka kuyitwara. Murumva ko ibi bintu ntabwo biri kumwe na metronome neza. Hari ahandi hantu turi bukande kugira ngo bize kujyamo neza muri tempo dufite y'indirimbo. Ariko mbere ko tuhagira, ndabanza nongeramo n'utuntu tunshaka gushyiramo mu ndirimbo muri beat yanjye. Okay, kanshyiramo urugero nshaka gushyiramo iyi percussion. Numva ko isijyamo nayo. Kwikanta izinga rero kugira ngo ihure neza na tempo dufite hano. Mwumva ntabwo biri kumwe 100%. Turakanda kuri tabo. Iyi tabo kugira ngo nta piano itabifite hano ku ruhande. Turayikandaho inshuro ya mbere, dukande iya kabiri, dukandaho inshuro 3. Mubonye ibintu bise bihaza. Quantize, velocity change, bar copy, bar clear, remove event. Twebwe turaza kuri quantize hano kuri rimwe. Iyi quantize irimo. Dite dukanda kuri execute. Kuri alphabet ya D. Tuyikandeho. Yabaye completed. Bivuze ngo ihuye neza na ya metronome dufite. Tubishyiremo tubyumve neza rero ko bimeze. Kugira ngo bise byumvikana ko bihuye neza na ya metronome dufite n'ibyo nashyizemo byose. Byumvikana. Hanyuma tugiye gushyiramo kick. Kick rero hari abantu batazi gutandukanya ahajya kick n'ahajya ibimaze gukora. Turakanda kuri record channel hahandi kuri alphabet ya F, tuwakandire rimwe no kuri record hano hambere kuri channel kuri ritime ya mbere tuwakandire rimwe. Urabona ko record nayo ihise ijyamo. Record nayo ihise ijyamo. Ndabanza nkande nyine bisanzwe hano mu mabiti, mu ma percussion cyangwa drum bitewe na piano gukoresha. Hanyuma dushake kick dushaka gukoresha ni iyi. Ngerekane ishakire iyo nshaka. Hanyuma ndebe kick iherereye. Kankoresha iyi. Urumva ko ingiyi iri kugenda. Niyo tugiye gukoresha. Murumva biri kumwe na metronome neza, ariko tugiye gushyiramo kick. Reka nikoreshereze iyi ya hano. Ndashyiramo kick
ikubita kabiri gusa. Nuko nshaka ko kiki yanjye igenda. Hanyuma kugira ngo itaza kuba nayo itari mu murongo neza, naho ndongera nsubire hahandi nayo nyikantayizinge, ndebe ko nashyize muri kantayize. Ninsanga atariho iri nyishyiremo, ariko urabona ko gutya iri selected, kantayize iri selected. Ubu niyo ngiye gushyiramo noneho kiki igendane neza na ya metronome dufite. Mwumva ko bise bihura neza. Gutya birumvikana. Noneho rero hari ikosa abantu bajya bakora bagiye gukora akompanyuma y'ingoma bamaze gukora. Ubundi ntibishoboka ko ukora akompanyuma udakoreye muri note ya do, kandi ukayikora uri sure ko transpose yawe iri muri 0. Ni ukuvuga ngo iyo ushyizemo akompanyuma ukoresheje indi note itari do, iyo uyicuranze ukayishyiramo ya akompanyuma washyizemo ugashaka kuyicurangiramo, ntabwo biza guhura, bihita bipfapfana. Ibyo uri gucuranga muri note yawe ucurangamo n'ibiri muri akompanyuma nta hantu bihurira. Bivuze ngo urabanza umenye ko transpose iri muri 0, hanyuma ukora akompanyuma yawe uri gukoresha note ya do. Waba uzi gucuranga do waba utayizi, ni itegeko ko ugomba kuba uri gukoresha do. Iyi ni sample y'ingoma gusa. Mukomeze mukurikire channel yanjye, mukande subscribe ku bantu batarayikora, kandi abayikoze ndabashimiye, Imana ibahe umugisha. Isomo rya mbere ryo gukora ingoma ni iryo. Hanyuma kugira ngo mutazacikanwa n'irindi somo, mukomeze gufollowinga channel yanjye yitwa Eli Pianiste. Irindi somo rikurikiyeho tuzaza noneho dushyiramo akompanyuma, na nyuma yaho tuzaza dukora passage y'ingoma dukoze cyangwa doublage. Hanyuma nitumara kuyikora dushyiremo na akompanyuma. Yose ni amasomo utagomba gucikwa niba utari ubizi. Ntugacikwe rero kuri channel yanjye, ayo masomo agiye kuyatambukaho kenshi, kandi ndabizi azagira icyo abafasha mwese mutari mubifite. Murakoze cyane, mukomeze gusharinga, mutange comment yuko amasomo yabagezeho, kandi icyo twahindura munatugira inama. Icyifuzo icyo ushaka kongera kumenya kuri piano wandike muri comment, nacyo ugisobanurirwe vuba. Murakoze cyane.